ngo Yesu biravuze ngo abonye kwizera kwa aravuga ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabarira. Ruma kuko kwizera ni imbaraga inetarariza imigambi ya Satani. Iyo uzamuye kwizera Imana nabonye ari fondasiyo, haleluya, nibuye fatizo riguhesha kubana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe cyane kandi Yesu ahimbazwe cyane. Twongeye kubaramutsa nanone mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo abari ibyo tuvuga ku munwa, imitima yacu irabakunda cyane. Tuba twumva twasenga Imana kugira ngo iduhe ibyo tubazanira kandi byagira ibyo bidufasha twese muri runo rugendo, kuko twamenye ko Satani ni umwanzi, Satani ni umugome, ariko turashimira Imana ko hejuru imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana. Kandi na Yesu mu cyizere yaduhaye gikomeye yaravuze ngo nimurwanya Satani azabahunga, nimwegera Imana nayo izabegera. Ndagarutse ni mwene Sorizinde Eric kugira ngo mbwirize amahanga Imana yavuze, mbwirize amahanga Imana yavuze. Ariyo mpamvu ngusaba mushiki wanjye mwene data gufashwa n'ijambo ry'Imana, byamara kugufasha kuko hari ibihugu bimwe tumaze kugeramo nkuko Imana yabivuze, ariko hari n'ibyo tutarageramo, ariko nabyo tuzwendana n'ibyo tuzageramo, ariko hari n'ibyo tutazageramo. Kandi wowe ufite y'umuntu wumva ururimi tuvuga, bitanavuze ko kandi ubaye ufite imbaraga zo guhindura kino cyigisho ukagishyira no mu rundi rurimi, ntibibujijwe kugira ngo dufatanye kuvuga ubutumwa bwiza. Imana ikumera umugisha. Rero komeza dufatanye mu bazarabagirana nk'abahindura benshi kugukiranuka, nge nawe tuzabonekemo. Imana igumugisha cyane mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma tudatinze turifuza ko tuba twaje hano twasenze twinginze Imana. Niyo mpamvu rimwe na rimwe mubona dukunda kubanza gusoma tukabwiriza, none tukaza gusenga dusoza. Ntuzajye urekeraho utabanje kurangiza ijambo ry'Imana, kugira ngo kandi wakire n'isengesho tugusengera mw'iri jambo ry'Imana. Imana igumugisha. Urakoze rero wowe turi kumwe, reka dusome ijambo ry'Imana muri aka kanya, kandi wowe utureba uduteze n'amatwi uhabwe umugisha, kuboko kwiza kw'Imana kubane nawe. Turasoma igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, turasoma igice cya 7, dusoma umurongo wa 12 tugeze kwa 16. Igitabo cya kabiri cy'ingoma igice cya 7 dusome dere ku murongo waho wa 12 turangize no wa 16. Reka dusome ijambo ry'Imana. Avuze ngo hanyuma Uwiteka yereka Salomo nijoro aramubwira ati numvise gusenga kwawe, maze nitoraniriza ahantu ngo habe inzu yo gutambirwa nk'ibitambo. 13 iravuze ngo nindamuka nkinze ijuru n'Imana iri kuvuga ubwayo, imvura ntigwe cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa nirohereza mugiga mu bantu banjye. Ibi ni byago bitatu Imana yagiteza Abisirayeli iyo bacumuraga. 14 maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru bababarira igicumuro cyabo mbakirize igihugu. Imana ishimwe. 15 aravuze ngo uhereye none, wako kanya nyine uyu none nyine uri kumva ijambo ry'Imana, none uri kuryumva niko Imana iri kuvugana nawe. Uhereye none amaso yanjye azajya areba, amatwi yanjye azajya yumva gusenga gusengerwa aha hantu. 16 kuko ubu nitoranyirije iyi nzu nkayereza kugira ngo izina ryanjye ribe mu iteka ryose, n'amaso yanjye n'umutima ngeze waranga iminsi yose. Mwakire neza ijambo ry'Imana, amen. Hanyuma ndashaka kukuganiza ijambo rivuze ngo gusenga n'urufunguzo rukingura imiryango iyo ari yo yose yananiranye. Dukubiye mu uyu murongo wa 14 aho Imana ubwo yivugiye ngo naho 13 iravuze ngo naho naba nakinze ijuru imvura ntigwe, inzige zikona, mugiga ikarimbura abantu. Ibyo ni ibyago bitatu Imana yari imaze kuvuga bitewe n'ibyaha Abisirayeli bari kuba bakoze. Hanyuma Imana igarutse ku murongo wa 14 iravuga ngo ariko abantu banjye bitiriwe izina ryanjye abo nibicisha bugufi bagasenga, rya jambo ryitwa gusenga, noneho bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye Uwiteka nzumva ndi mu ijuru, hamwe nakinze bite ko mbanze mbere ku bicumuro mbababarire, nindangiza mbakirize igihugu. Yandi magambo bivuze ko umuntu uri gusenga mu buryo Imana yemera bishobora gukingura n'ahantu Imana yakinze bitewe n'impamvu. Imana ishimwe.
hanyuma rero niba uyu muntu yahabwa otorite, uburenganzira bwo gukingura ahantu Imana yakinze, ibyo Satani yakoze ni zero, ibyo abarozi bakora ni zero, ibyo abantu bakoze ni zero, kuko ikintu cyose kitari mu ruhande rw'Imana. Ndakwibutsa ko impamvu hejuru ya buri mbaraga yose hari imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu ngira ngo nganire nawe muri aka kanya. Otis dobelo amina Yesu nanestai pekuta yasti Yesu we, nanakwifuriza cyane ko wowe ushobora kuba wari waracogoye, wowe ushobora kuba wari ufite intege nke mu buryo bwo kubana n'Imana. Nta kindi kintu kibaho cyakumotiva ngo ube motive muri Kristo uretse kuba mu bihe byo gusenga. Iyo tuvuze ibihe byo gusenga, nuba n'uburyo bwo kurira imisozi ni byiza, ariko udafite uburyo nawe utuye wasenga, nawe ukora wasenga. Kuko mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice cya 18, abazasoma muzasoma amagambo Yesu abacira umugani wo kwigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibacogore. Ntabwo rero aba badacogora ntabwo ari uko bazahora mu misozi, si uko bazahora bicaye mu rusengero, no, bazajya mu rusengero bafite uburyo, bazajya ku musozi bafite uburyo, bazajya no mu byumba bafite uburyo. Ariko mu gihe nanone batabonye umwanya wo kujya hariya naho bakorera, ashobora kuba ahumeka, uko ahumeka yibuka Imana, ashobora kuba yiyirije ubusa kandi ari no mu kazi, ashobora kuba ari muri bisi ariko ari gusenga. Nugusenga udacogora. Ngo uyu mupfakazi ngo yagiye kureba umucamanza, niwo Yesu yatanzeho urugero, ngaramubwira ngo ndengera ku mwanzi wanjye. Biravuga ngo amara iminsi atemera. Natekereje ko iteka ryose ubundi umucamanza avugana na avoka, kuko akenshi abaturage batazi amategeko iyo babajije ibintu basubiza nabi. Noneho rero umucamanza ashobora kuba yarabyanga agatekereza ati uyu nguyu turavugana nawe iki katazi itegeko. Hari igihe umuntu mubaza ikintu agasubiza ibintu byinshi ukabura uko ubivangura, ariko iyo umwavoka amaze kumva ingingo akayishyira umucamanza bakaganira biroroha cyane. Noneho ngo amara iminsi atemera, ariko uyu mupfakazi nubwo batemeye ntiyigeze acogora. Ntabwo yacogoye, ntabwo bavuze iminsi bayibare iminsi yagiyeyo. Ngo ariko uyu mucamanza aravuga ngo nubwo ntubaha Imana, mbese mu yandi magambo yari umugome, ntabwo nubaha Imana, sinita no ku bantu, yewe si uyu wenyine suzugura, ariko uyu we akoze ikintu kirenze icy'abandi bakoze. Mwaka niye bwa mbere aragaruka, ubwa kabiri aragaruka, saa sita ndamubona, ukonje kwiruka ndamubona. None reka murengere, wenda atari uko mbikunze, ariko adahora azi iminsi yose akandusha. Bibiri ivuze iki? Ku murongo wa 6 Yesu afata ijambo, haleluya, aravuga ngo ntimwumvise iby'uwo mucamanza ukiranirwa yavuze. Tola bonestai. Ubwo bibaye bityo, Imana seyo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro. Aravuga ngo mbese yazirangarana. Aravuga ngo ndababwira yuko izazirengera vuba. Rero nawe niyo mpamvu nashatse kuvuga ngo gusenga, Yesu yaravuga ngo ari kwigisha abantu ko bakwiye gusenga ariko ntibagire gute, ntibacogore. Mu yandi magambo, gusenga n'urufunguzo rukingura imiryango iyo ariyo yose. Rero batitugiriye icyizere, ntabwo turi bubane uyu munsi gusa. Reka mvuge ingingi 5 gusa zikwiye kugusapotinga mu masengesho yawe. Mu gihe umaze kuzuzuza nusenga isengesho, uzumva automaticoma rizazamuka rikubita abadayimoni kugeza ku rwego naho waba utaratabarwa, ari gukonveka rikakuzuza imbaraga. Oh haleluya, ukajya ugenda wumva wagira ngo si wowe, hari umeze nk'igifa. Imana ishimwe cyane. Bimwe mu bintu nyabwira abantu, niyo usenga hari ibintu Imana ikora ntuhite kubibona ako kanya, ndetse we ntunamenye ko byakozwe, ariko kubera ko isengesho ryakoze ku mutima w'Imana, hakaba hari ibintu Imana yakoze wowe utabonye. Ku bantu bazasoma igitabo cyitwa Kuva, ni igitabo cya 2 cya Mose, muzasome ku murongo wawo, ni igice cyaho cya 34, mugere ku murongo wa 29. Hari amagambo avuga ngo Mose amanuka umusozi afite ibisate bibiri mu ntoki by'amabuye ngo byanditseho ya mategeko yari yamenye. Ngo ariko kubera gutindana n'Imana amanutse umusozi. Umusozi ubwabyo usobanura amasengesho. Ngo aho yari ku musozi ngo ahatindanira n'Imana.
ngo ariko Imana imuha mesaje yiyazanira Abayisiraheli ngo ariko kubera gutindana n'Imana ngo Imana imusiga ubwiza ndugu yabo. Haleluya, gimusiga ubwiza ngo amanuka umusozi ariko urabagirana ngo ashayaninga kubera kubana n'Imana. Noneho ngo we ntiyamenya ko Imana yamusize ubwiza butandukanye n'ubw'abandi. Iyo utindana n'Imana hari ibintu ukora ukabimenya, hakaba n'ibyo ikora ntubimenye. Hari n'ibintu ikora abantu bakabibona ubwabo, we ntunabibone kuko wowe wabanye n'ishoboye gukora ibyo udashoboye. Imana ishimwe cyane. ngo Abisirayeli bakajya bamubwira bati rero twe turabona mu maso yawe hari kutwica, ngo bakajya bihisha ntibamurebe mu maso, ngo abimenya azana umwenda wera akajya twikira mu maso agiye kuganira nabo, ngo akawukura agiye kuganira n'Imana. Ubwiza bwa Mose bwasaga n'ubw'Imana. Iyo usenga Imana by'ukuri, haleluya, Imana igusiga ubwiza. Imana ishimwe. Inkingi eshanu ushaka kuvuga ntaza gutinda kugira ngo nze gukonfirima nkubwira ngo ni urufunguzo kandi rugukingurire buri muryango wose warabanze gukinguka niba ugiye kwinjirana natwe mu mwanya wo kubana n'Imana mu masengesho. Imana ishimwe cyane. Inkingi ya mbere nabwiye abantu ni inkingi bita kwizera. Iyo tuvuze ngo inkingi yitwa kwizera, muzasoma urwandiko rwa Yakobo igice cyaho cya 5 ku bantu bakunda gusoma umurongo wa 15. Yaravuze ngo kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse, ngo naho yaba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe. Impamvu itera ko umuntu wizeye Imana, Imana izikaba muri we tukumva ko babarirwa n'ibyaha niyi. Iyo wizeye Imana, Imana ibona ko ukeneye kuyimenya. Noneho yabona ko ukeneye kuyimenya ubwayo, ikamenya ko ibyo ukora bibi utabikora ku bushake, igahita irwanya wa mubi ikakubabarira ibyaha ikaza igatura muri wowe kuko wayihaye umwanya muri wowe. Nimusoma ubutumwa bwiza bwese uko bwanditswe na Mariko mu gice cyaho cya 2, biravuga ngo nuko Yesu agaruka i Kaperinawumu, ngo ahageze abantu benshi bamenya ko yahageze baza ari benshi buzura mu nzu. Ngo ariko bamare kuhuzura kandi Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo haza kuboneka abantu 4 bafite kwizera, ngo baheka ikirema barakizamukana bakizana ku ruhande i Kaperinawumu. Ngo bahagere basanga abantu buzuye no hanze babura aho banyura, ngo basakambura amategura neza, ngo bapimanya neza ahantu Yesu ari barakirekura. Ngo Yesu biravuze ngo abonye kwizera kwa aravuga ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Ruma kuko kwizera ni imbaraga inetarariza imigambi ya Satani. Iyo uzamuye kwizera Imana, nabonye ari fondasiyo, haleluya, nibuye fatizo riguhesha kubana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Noneho aravuga ibyaha byawe abantu baravuga ati se uwo uri muntu ukibabarira abantu ibyaha ko tuze tubona yatura ko tutabonye apfukama. Ubu hari abantu bategereje ko abantu bose mbese bahora bapfukamye nk'abari muri penetesiya. Ariko iyo wizeye Imana ugafata umwanzuro mu mutima ukabana n'Imana, rimwe na rimwe Imana iguha imbabazi kuruta babandi bashobora kugenda bagiye muri penetesiya ariko ibyo batuye bakongera kubikora mu kanya. Rero igifite agaciro kurusha ibindi nuko wowe wafata umwanya wo kubana n'Imana, biruta cyane ko wahora muri penetesiya ariko nta gahunda ufite yo guhinduka. Imana idufashe cyane. Hanyuma ngaruka, iyo ni ingingo intambwe ya mbere, kwizera n'imbaraga zibana n'abasenga. Yesu adufashe cyane. Kabiri, intambwe ya kabiri ni intambwe bita gukiranuka. Yumanutse hepfo ukagera ku murongo wawo wa 16, aravuga ngo mwaturanira ibyaha byanyu. Urumva ko kwatura nabyo biremewe. Mwaturanira ibyaha byanyu kugira ngo musabirane mukizwe. Beya iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi niko kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Yesu adufashe cyane. Gusenga k'umukiranutsi, urumva gukiranuka ni iryo jambo nanone ryanditse mu rwandiko rwa Petero kubazasoma icyo rwandiko rwa mbere igice cyaho cyaka numva ari igice cyaho cya 3:12, aho yavuze ngo amaso yanjye ahora kuba kiranutse, amatwi ye akabangurirwa ku minwa yabo kugira ngo mve ibyo basaba. Nunasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya kubazasoma nanone muzibuka igice cya 15 murongo wa 19, yaravuze ngo nugaruka, urumva n'umuntu wari waragiye agatarara, nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye kandi bishimwa nubikura mu biga. Urumva n'umuntu umaze gutandukana n'ikibukiraro uzahita uba nk'akanwa kanjye, haleluya, bazakugarukira ariko wowe tuzabagarukira kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Imana ishimwe cyane. Hanyuma kandi nawe uranabyibuka ko n'umugaragu w'Imana Salomo yandika igitabo cy'imigani
yavuze neza mu bice bya 16 umurongo wa 7 aravuga ngo iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka uwo n'umukiranutsi w'Imana ngo atuma n'abanzi be buzura nawe. Nuzaruka muri Zaburi ya 91 ukagera ku murongo wa 14 ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Uwo n'umukiranutsi nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Umva hano rero, azanyambaza nanjye mwitabe, zabana nawe mu makuba no mu byago, zamukiza mu icyubahiro. Haleluya. Kandi nzamwereka agakiza kanjye. Iyo rero ni ingingo ya kabiri, gukiranuka biri mu nkingi zifasha umuntu. Haleluya. Twavugayo byinshi. Ingingo ya kabiri ya gatatu nabwiye abantu ngo ni ukuba mu ijambo ry'Imana. Iyo usenga udasenga ngo ni igiti cy'inganzamarumbu gusa, ngo n'isambi itarumba. Hari abasenga gutyo yarangiza ibiti by'inganzamarumbu akabura icyo avuga. Ariko sengera mu ijambo ry'Imana biragufasha cyane kwibuka amahame n'amaprincipe Imana yavuze abantu bakwiye gusengeramo. Nusoma ijambo ry'Imana, oh haleluya, ugasoma igitabo kino twasomyeho ni icya kabiri cy'ingoma, n'ubundi nawe ni mu cya kabiri cy'ingoma, ugasoma igice cya 20. Murongo wa mbere uzabona Abamoni, Abamowabu nabo ku musozi Sayiri ngo bari bagurutse gutera Yehoshafati. Ngo abantu barazana bamubwira ati twarakwinginze ngo ushyireho imitwe y'abasirikare, wizanisha ibintu by'abaririmbyi, none hagurutse abami 3 kandi bakomeye kukurusha imbaraga baje kugutera. Yehoshafati ngo abyumvishe ngo yihata gushaka Uwiteka, ajya mu rugo rw'imbere rw'Imana. Oh haleluya. Ngo hageze arasenga. Umva gusengera mu ijambo, ngo yibutse Imana ya magambo yari yivugiye. Aravuga ngo Uwiteka we, si we wavuze ko nubwo twahora n'ibyago bikomere, tugahura n'intambara zitugoye, ariko nitwibuka kuri Imana yacu tukaza imbere yawe. Igice cya 6 cy'igitabo twasomyemo uzasanga amagambo Salomo yabwiye Imana. Yaravuga ngo bamaze kuzamura isanduku yeje mu rusengero, aravuga ngo ubwo rero nihagira umuntu ucumura akajya kure yawe, akajyanwa mu gihugu cyafi cyangwa cyakure bitewe n'ibicumuro byabo, ariko nibibuka kuri Imana yabo bagasenga berekeje kuri iyi nzu, uzumve gusenga kwabo ubababarira igicumuro cyabo bakiriza igihugu. Hanyuma oh haleluya, numva fashijwe cyane, Imana ishimwe. Oh haleluya. Noneho ngo Yehoshafati arabwira Imana ati rero ni wowe wavuze ko niduhura n'amakuba akomeye, tugahura n'ibyago, tugahura n'ibyorezo, tugahura n'intambara, ariko tukaza hano mu nzu yitirira izina rye tugasenga dutumbiriye wowe, ngo nawe uzumva utabara. Baramubwira ati kandi namenye ko nta bwami cyangwa mami yatinyuka guhagarara imbere yawe, aravuga ngo mu kuboko kwawe hari imbaraga. Oh haleluya, zituma nta cyakunesha. Ngo agisenga aravuga ngo none rero dore Abamoni n'Abamowabu nabo ku musozi wa Sayiri baje baduteye, kandi twebwe nta mbaraga dufite zarwana n'izo ngabo nyinshi ziduteye. Ngo akivuga iryo jambo ndaguha haleluya, Imana yitihagurutsa umuhungu bitaga Hazayeli mwene Amoni, ngo ahaguruka muri iryo teraniro arababwira ngo nimunyumve Abayuda namwe Abayisiraheli, ngo nimuhagarike imitima, ubwoba nibushire, Imana ivuganye nanjye, iyo ntambara mubona simwe muzayirwana. Haleluya. Imana yumvishe gusenga. Ejo ngiki gihe muzahaguruke mu batere, Imana izirwanirira. Ngo bahagurutse ngo akiraho umutwe abarinyi bagenda baririmba, ngo bageze basanga zanga bazasubiranye mu bwabo zirarwana zirarangiza, ngo zimaze kurwana ngo batangira gufata iminyago, ngo bayitwara iminsi 3 batwara ibisubizo. Iyo wasenze neza Imana igizana n'ibisubizo. Imana ishimwe cyane. Ibikurwanya birahomba, isengesho rikagira imbaraga. Ingingo ya kane nihute nabwiye abantu, Yesu adufashe cyane, ni ingingo yitwa imirimo. Hari imirimo wibutse Imana. Hezekiya yigeze Imana imutumaho, bazasoma Yesaya 37, imutumaho iramubwira ati iki ni igihe cyawe cyo gutanga ugapfa. Hezekiya ngo areba ivure, abwira Uwiteka aramubwira ngo wike ko nagenderaga imbere yawe ngakora ibishimwa nawe, none nagenda nte? Imana ishimwe. Haleluya. Ngo arabitondora, ngo uko abibwira Imana, Imana ibwira Yesaya ngo subira wiruka, genda umubwire ko myongera imyaka 15 yo kubaho. Imirimo igigarura abantu namwe murabyibuka, n'umugaragu w'Imana muzasoma mu gitabo cyaki byakozwe mu bice 10, mugasoma wibita Korneliyo, ngo yarasenze ngo ariko ngagira n'ubuntu, ngo ubuntu ngo nta muntu washoboraga kuburara Korneliyo areba, ngo birazamuka bigera imbere y'Imana, ngo ari masenga amasengesho, Imana yohereza marayika ngaraza hagarara mu nzu ya Korneliyo, ngo ikubita hasi ngo ati Korneliyo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuburwibutsa imbere y'Imana, kandi ngo yari umunyedini utemerwa. Ngo Petero hagera asobanuye ibya Yesu, ngo arimo abibabwira ngo Imana ibonye imikorere ya Korneliyo, ngo nawe inguzuza umwuka we. Muzasema ibyakozwe n'intumwa
ibice byaho 10:33 no muzavanira ijambo rivuga ngo Petero aterura amagambo ati nukuri menye neza ko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubashye ariko agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Imana ishimwe cyane. Ingingo ya 5 soza nayo muzayibona, ni ingingo bita kuba mu gusengera mu mwuka wera w'Imana. Imana ishimwe. Muribuka ko Yesu mu butumwa bwiza bwese kandi uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 4 naho yagize gutya aganira n'umusamariyakazi ngo bagirana ikiganiro, aramubwira ati mugabo nta mugabo ngira, ndabizi ko ufite 5 n'uwa 6 mwaranye su wawe, aramubwira byose arangije aramubwira ati aho ngaho uvuze ukuri, baraganira aramubwira ati abayuda bajyaga batwiyemeraho ngo Imana ibi wabo ngo twebwe hano ngo nta Mana ihaba, aramubwira ati reka kuvuga menshi mugore, nyizera. Aramubwira ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo batazongera gusengera Imana kw'iyo misozi muvuga, ahubwo abantu bakwiye gusengera Imana mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko benabo, haleluya, aribo bamusenga. Imana n'umwuka, n'abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka no mu kuri, niko yamubwiye. Wasoma no mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyaroma igice 8:3-6 yaravuze ngo 26 nugeraho ngaho yaravuze ngo kuko umwuka ubwe ngo ari udusabira ngo akajya tunihira iminota ngo kuko twebwe turi abanyantege ngo kandi umwuka ngo azi neza amakuru y'Imana dukeneyeho, ngo azi n'ibyo dushaka. Izo ngingo zose nakazaziganiriyeho, ariko nari nzinyuzemo ngira ngo zikubwire vuga ngo gusenga n'urufunguzo. Yesu adufashe cyane. Ni gute rero? Haleluya. Dufite Imana yumva amasengesho, dufite Imana yumva amasengesho, iyo twizeye irakomeye, iyo twizeye irakomeye, dufite Imana yumva. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Nta yindi nzira iriho yo kuganira n'Imana, gusenga no kuganira n'Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo rero uganira n'umunyembaraga kandi mukaba mufitanye confiance, ubuzi neza ko ibyo umubwira byumva kandi aza ku last, haleluya, kandi aza kubikora. Ndagutangariza mushiki wanjye mwene data, bishoboka ko hari umuryango wari ukizwe ku buzima bwawe, bishoboka ko hari ibintu wabonaga bidashoboka, ariko nguzaniye isengesho rigomba gukingura umuryango. Imana ishimwe, haleluya. Nusoma ibyakozwe n'intumwa ugasoma ibice byaho 16:25-26 haravuze ngo mu gicuku Pawulo na Sila, Imana ishimwe, bari bafungiye mu nzu y'imwe, bari mu nzu yo hagati, babohesheje iminyururu amaguru n'amaboko, ngo bigarukaho bibuka yuko bubwabo nta mbaraga bafite zagera ku babafashe. Batabatangira twabageraho, abanyamategeko ntabwo twakora, ariko hejuru y'imbaraga zaduboshye. Ari naho Pawulo yigeze yavuga ijambo rikomeye, aribwira umwana we bitaga Timoteyo, aramubwira ngo nubwo mboshwe n'iminyururu ariko mwana wanjye komera, ntabwo ijambo ry'Imana ribohwa. Ngo ako kanya barasenga we na Silasi, bazamura isengesho, barasenga, barimo basenga bashyiraho n'akaririmbo, baravuga hayayaya. Hari umuririmbyi tugira wo mu gitabo muzaririmba n'uya 49 mu gushimisha Imana, igitero cya kane avuze ngo ibihe senga Uwiteka binyemeza yuko asubiza, ategereje abana be ngo bamusanga bakenure, ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe, niringiye bwa buntu bwe, nongeze ibihe byo gusa. Haleluya. Iyo umuntu asenga hakazamo n'akaririmbo yumva afashwa, ngo barasenga, ngo barimo basenga bashyiramo n'aka karirimbo narindirimbye, nawe uzajya ugashyiramo, ngo ako kanya bumva ijuru rirakingutse, babona hamanutse imbaraga zikomeye zinyeganyeza, haleluya, zinyeganyeza imfatiro nzizu. Biravuze ngo ako kanya iminyururu ya bose iradohoka, imiryango yose yarikinze gereza irakinguka. Iyi Mana basenze nawe niyo usenga, iyi Mana basenze niyo senga, ntago igira muri umuna wayo ngo uvuge wenda ngo nizeye idafite imbaraga, irisa n'Imana imwe. Rero ndagutangariza ko kakanya ntajya kure,
niyo yavuze mwarino jambo. Nari kuvuga byinshi muri kino gitabo, ariko yavuze ngo naho naba nakinze ijuru. Iyi nzu rero reka nyigarure nyiguterekemo muri aka kanya dusengana. Ntabwo iyi nzu tuza gusubira i Yerusalemu Salomo yari yubatse, oya, ahubwo nusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyakorinto igice cya 3:15 turavuze ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, urumva tumaze kuba mu mwuka duhinduka urusengero rw'Imana. Imana ishimwe. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ku mwuka w'Imana aba muri mwe. Aravuga ngo nukora muri wese utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urwo rusengero rw'Imana ngo ni urwera, ngo kandi urwo rusengero ni wowe. Urwo rusengero ni mwe, urwo rusengero ni wowe, urwo rusengero ni mwe. Imana ishimwe. Hanyuma tuteruye aho ngaho niho Imana iri kuvuga rero, uyu mukobwa Imana yemeye, uyu musore Imana yemeye, uyu mugabo Imana yemeye, uyu mudamu oreta ya zenema wa 20 na 62 mukakizana ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga Imana. Aravuga ngo we ntabwo azagira ubwoba, azafashwa heto sifo, azafashwa no gusenga. Hanyuma rero rwa rusengero bari bamaze kubaka, Salomo yarwubatse, nakavuzeho byinshi ntavuga, ngo birangiye ngo Imana irarushimira rwemera. Nanjye ndasaba ko Imana igushimika kwemera. Birangiye ngo iramubwira ngo nitoranirije ahantu kugira ngo habize yo gutambirwa nk'ibitambo. Uyu munsi ntabwo Imana igikeneye bino bitambo batambaga by'inganiye n'intungura, ariko rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma bazasoma 12 yaravuze ngo ndabinyiga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Hanyuma umubiri wawe ni Imana ikeneye, kuko ari Imana ikoreramo. Hadiba leolast pe wotast kuba igitambo kizima. Imana ireba ikishima. Imana ishimwe cyane. Itaramubwira ati rero ubwo namaze kuhatoranya nindamuka nyiza ijuru imvura ntigwe, ngategeka inzige zikona igihugu, kwereza mugiga ikaza kurimbura. Iramubwira ngo ariko abantu banjye akira urufunguzo mu izina rya Yesu, bitiriwe izina ryanjye, nibicisha bugufi bagasenga bashaka mu maso hanjye, bagahindukira, haleluya, bakareka ingeso zabo mbi, nanjye zumva ndi mu ijuru, bababarire igicumuro cyabo, mbakiriza igihugu. Aravuga ngo uhereye none amaso yanjye azajya areba gusengwa n'uyu mukobwa wamaze guhindukira, gusenga n'uyu musore, gusenga n'uyu mugabo, gusenga n'uyu mudamu, ndetse n'uyu mwana muto uzi gusenga, kuko nitoranirije iyi nzu nkayereza kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose, n'amaso yanjye n'umutima ngezora nk'iminsi yose. Imana iri muri wowe, haleluya. Niyo mpamvu ntabwo ari wowe ukivuga, Imana ivugira muri wowe. Impamvu n'ibyo Imana yakoze mugirana imikoranire n'Imana. Akira urufunguzo rukingura imiryango yari yaranze gukinguka, akira urufunguzo rukingura imiryango yari yaranze gukinguka. Subiyemo bwa gatatu, akira urufunguzo uduteze amatwi mu izina rya Yesu. Soza rero, haleluya, nifuza gusengana nawe, wowe wemera ko uyu mwanya wabana n'Imana, ukemera ko kandi intege nke zawe wabayemo wazivamo, ukemera ko kandi hari Imana ifite imbaraga. Iyo mvuga ibi nyamibwira abantu, nibyo ndabizi hari ibikugose ubona bidashoboka, ariko reka nkwibutse ko nta diplome watunga umurwayi ngo ukore consultation. Ariko turano tuvuga amasengesho rimwe na rimwe arigiye mutabyumva, wasenga uri hano ukohereza isengesho mu Butaliyani, rikagenda rigakora consultation ku murwayi, rikamwopera, rikamukura ku gitanda, rikamwambutsa akagenda utanazi icyerekezo cy'igihugu. Gusenga rero ni imbaraga. Vota lebo enasti toda lekota ta pewasti the nasty one. Kwibutse ko nta mukarateka warwanya abadayimoni, nta mbundi irasa abadayimoni, nta jomeri yabajomera, ariko gusenga kwirukana abazimu, gusenga kunetarariza buri yo mbaraga yo. Rero ndashaka gusengana nawe muri aka kanya. Ushobora kuba hari imiryango yanze gukinguka, ushobora kuba hari ibyakugoye, ushobora kuba hari ibyakunaniye. Ndasengera hamwe, byuka usenge, kanguka usenge, ba mu buzima bwiye kubana n'Imana. Imana ikumera umugisha. Dusengane muri aka kanya. Mana mu izina rya Yesu Kristo, iri jambo ni iryawe. Yesaya umuhanuzi yarahanuye 55. Aravuga ngo kuko Imana intumye kubwira abari mu isi, ndaranguruye muri aka kanya. Aravuga ngo nta jambo na rimwe rizamanuka rivuye ku Mana ngo rimanukire ubusa, kandi topasti or lasti. Aravuga ngo kuko imvura na sherege bimanuka bije gutosa ubutaka, maze bigahesha umuhinzi imbuto akeza. Haleluya. Niko ni jambo ryanjye ritazangaruka ridakoze icyo naritumye. Manisto pai udumye guhereza abantu urufunguzo rukingura ibyari byaranze. Ndasenze herekesha imirimo n'ibitabo
n'ibitangaza. Uyu murwayi abona imirimo yawe, uyu waguye abyuke, uyu wari warababaye anezerwe, ibi bikomere byomorwe piwastaya. Ijambo ryawe rikora imirimo n'ibitangaza. Mana urakoze, ndagushimiye kuri Mana mva gusenga. Nyemera buri wese abone kugira neza kawe, kandi byari bimugoye, byamunaniye, byamugose, muri aka kanya isengesho mwami rihindura ibyanze guhinduka, kandi hatari kwinjira hinjire, hatari kugera hagere, hata aho yabonaga ko bidashoboka bishoboke, kuko waravuze ngo nubwo uri umunyantege nkeya, ariko dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye. Ndagushimiye icyubahiro n'icyawe kubyumvise kandi kubikora mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibaho umugisha, turabakunda cyane. Abadukenera tukunda kubibabwira, dufite telefoni mwadushakaho ni 0783654653 0783654653. niba no kuri WhatsApp. Imana ibaho umugisha, amahoro n'imigisha biva ku Mana bibane namwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen.